ngiye kubasuhuza nshuti z'ikiganiro menya ukuri. Uyu ni Pastor Nsengimana Sylvester. Tunejejwe n'Imana kugira ngo twongere tubagezeho ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Reka dusenge. Uwiteka Mana, Mana ishobora byose, ndagushimiye yuko wongeye kumpa aka kanya kugira ngo mvuge ijambo ryawe kuri iyi channel ya YouTube, kugira ngo Mana ishobora byose ngeze ku bwoko bwawe ijambo washyize ku mutima. Rero ndagusabye kugira ngo unyuzuze amavuta yawe kandi umpe ubwenge bwo kuba nasobanura aya magambo washyize ku mutima, kandi sengeye n'aba bantu Mana ishobora byose kugira ngo nawe ubahe Mana ishobora byose amatwi yo kumva kandi basobanukirwe ijambo rigiye kuvugwa muri aka kanya. Ngwino bane natwe mu izina rya Yesu, amen. Nshuti rero bavandimwe, nongeye kubashimira yuko mwongeye kwitabira kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Rero nk'uko bisanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana dufite intego yo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kugira ngo abizera ijambo, abatarakizwa bakizwe, n'abari basanzwe bakijwe wenda bakaba barasubiye inyuma babyuke, ndetse n'abacitse intege basubizwemo imbaraga. Uyu munsi rero dufite byanditswe ngiye kubabwira. Icya mbere kiri muri igitabo cya Yesaya 53 umurongo wa 4 kugeza kwa 5. Umuhanuzi Yesaya yanditse amagambo ashaka kuvuga uko Yesu azaza mu isezerano rishya, ariko iyo usomye kuva ku murongo wa 4 kugera kwa 5 haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo idukirisha. Rero iyo usomye iki cyanditswe, cyagaragazaga Yesu Kristo uzaza akababazwa kuri iyi si, agasuzugurirwa kuri iyi si, ndetse agahura n'ibigeragezo byinshi. Iyi mibabaro yose aba ari uyikorera. Ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho. Intimba, ushobora kuba ufite intimba mu mutima, ushobora kuba ufite agahinda, watewe n'ibintu bitandukanye, watewe nuko wakennye, watewe nuko wagerageje gukora ibintu bikanga. Hari ibintu byinshi bituma abantu bagira intimba n'ibikomere mu mitima. Rero ibyo bintu byose bitera intimba, bitera kubabara, bitera kumva mu mutima utishimye. Ibyo byose Yesu Kristo yaje kugira ngo abe ari ubyikorera, wowe ubu umudendezo. Hari ahandi tubona muri Matayo 11:28 havuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ijambo ryitwa kuruhura ni igihe uba urushye, ufite ibintu bikuruhije, ukifuza yuko ibyo bintu byagukurwaho ukaba umudendezo. Aho niho tujya twumva ngo hari ibikomere byo mu mutima, ngo umuntu yarakomeretse, ngo umuntu afite ibikomere. Ibyo byose ndibyo hariya Yesaya yavuze ngo intimba zacu nizo yikoreye. Intimba zacu nizo yikoreye. Ibyo nibyo bita ibikomere byo mu mutima. Ibikomere ni ibintu buri muntu wese ushobora gusanga afite, ariko ukibaza utari ko ibyo bikomere biterwa n'iki? Ibikomere yaba ni njyewe yaba ari wowe, ubu buzima ducamo haba harimo ibintu by'ibisitaza byinshi. Ni urugendo rurerure, urugendo rw'ubuzima rubamo ibintu by'ibisitaza, rubamo abantu bashobora kuba bagusitaza. Ushobora kuba warabayeho, ariko mu buzima bwawe bwose ukaba waragiye uhura n'ibintu bigusitaza. Ibyo bintu byagusitaje, harimo abantu bagiye bakubwira amagambo mabi, hariho gutabwa n'abantu, hariho kwangwa n'ababyeyi bawe, hariho gutabwa n'inshuti, hariho kubura uwawe, hariho guhemukirwa n'inshuti yawe, hariho kubura ibyawe,
hariho gukena n'ibindi n'indwara nyinshi. Ibyo bintu byose rero iyo bikandamije umuntu yumva mu mutima we afite ibintu bimubabaje mu mutima, ukagira agahinda. Ako gahinda rero iyo ugakubiye hamwe kavamo ikintu cyitwa intimba. Izo ntimba rero ngo Kristo Yesu yaje kuzikorera. Yesaya yabivugaga mu isezerano rya kera, ahanura yuko Yesu igihe kizagera akaza akikorera intimba zacu zose. Aho Yesu aziye mu isezerano rishya, yabonye abantu bo ku isi bababaye, bagenda bafite ibibazo, abandi bafite indwara, abandi bafite ubukene, abandi bihebye. Noneho aravuga ati, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimunsange ndabaruhura. Uyu munsi wa none Yesu aravuga ngo umusange arakuruhura. Hanyuma hepfo akavuga Matayo 11 avuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya, muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Uyu munsi wa none hari ibintu bituruhije. Iyi si iruhijwe na coronavirus. Business zarahombye kuri bamwe. Abantu benshi bamaze hafi umwaka bicaye badafite ibyo bakora. Ibyo bintu bibabaza umutima, nabyo bizana ibikomere. Dejo bundi abana bazasubira ku ishuri, ariko abo babyeyi bazatanga amafaranga urasanga ntayo bafite, kubera yuko benshi nta kazi bakoze, abandi barahombye, abandi bahagaritswe ku kazi. Izo ni intimba ziri ku mutima. Ariko Yesu uyu munsi aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimunsange ndabaruhura. Nta muntu wakuruhura uretse Kristo Yesu. Nta muntu wakuruhura uretse Imana yakuremye. Imana yaremye uwo mutima wawe, ni nayo yawuruhura, kubera yuko hariya mu Migani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose warinda, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Ariko umuntu waremye umutima ni Imana yakuremye, ireba n'uwo mutima. So umutima uriya ucama amaraso, ahubwo ni biriya bitekerezo byawe, biriya bifata ibyemezo, biriya bibamo amarangamutima. Niwo mutima Imana ivuga. Kurinda ibyo bitekerezo rero kugira ngo bitayoba, kurinda ibyo bitekerezo byawe kugira ngo Satani atinjizamo kagahinda, kurinda ibyo bitekerezo byawe kugira ngo umwanzi Satani atinjizamo umujinya. Ibyo nibyo wanditse igitabo cy'Imigani yavuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose warinda, kubera yuko hariya niho nanone hinjira intimba, niho hinjira agahinda, niho hinjira akababaro, niho hinjira kwiheba. Umuntu akavuga ati ejo hanjye hazaza ntahari, ariko haracyari ibyiringiro yuko ejo hawe hakongera agahinduka, hakahinduka hashya. Nta kintu kitarangira. Ikintu cyose gifite itangiriro gifite n'iherezo. Ibihe urimo bibi bizagira iherezo. Ubwo bushomeri urimo igihe kizagira ubuvemo. Uko kubura amafaranga urimo igihe kizagera wongera ubona amafaranga. Ibyawe byapfuye, imishinga yawe yapfuye, ntabwo kuba yarapfuye bisobanuye ko iyo mishinga atazongera ikabyuka. Igihe kizagera Imana yongera ikubyutse. Aya ni amagambo umuhanuzi Yesaya yavugaga, ashaka kuvuga ngo igihe kizagera abantu bagira ibibazo, abantu bagira ubwihebe, abantu barwara indwara. Igihe nikigera nibizera Kristo Yesu yongere abaruhure, ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Umuntu ufite intimba mu mutima, ufite agahinda, Kristo Yesu niwe wenyine wakuruhura. Abantu baguta, umugore wawe yaguta, umugabo wawe yaguta, so yaguta cyangwa nyoko, ariko Imana cyangwa Kristo Yesu ntabwo ashobora kuguta, kuko ngo niwe utanga uburuhukiro. Imana dufashe, Imana tugire neza. Uyu munsi wa none rero amagambo Imana yashyize ku mutima nayo ngayo yo kuvuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe, nimusange Kristo Yesu abaruhure. Kandi hariya hejuru muri Yesaya haravuga ngo niwe wikoreye intimba zacu zose, niwe wikoreye intimba zacu zose. Imibabaro yacu niyo yikoreye, imibyimba ye niyo idukirisha. Nukuvuga ngo indwara zawe zose, indwara zananiye abaganga, indwara zo ku mubiri, izo zose Kristo Yesu afite ububasha bwo kuzikiza, kuko ijambo ry'Imana riravuga mu Baheburayo ngo Yesu Kristo ko yarari ejo
niko ari uyu munsi kandi niko azahoraho iteka ryose. Uko yakizaga ziriya ndwara n'uyu munsi aracyazikiza. Uko yakemuraga ibibazo n'uyu munsi yabikemura. Uko yazuye Lazaro niko yazura ibyawe byapfuye. Izo ntimba rero ziri mu mutima ndagira ngo uzikorere, uziture Yesu, kuko niwe udukiza izo ntimba zacu, niwe udukuraho iyo mitwaro yacu, niwe uvuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Umubyeyi uyu munsi hari igihe ashobora kuba afite intimba kubera abana bamunaniye babaye ibirara. Izo ni intimba umubyeyi agira. Nawe mwana ukabona iwanyu nta mafaranga bafite yo kukujyana ku ishuri kubera yuko wenda umubyeyi wawe yifashe nabi. Umugore nawe ukaba ufite intimba, umugabo wawe yaragutaye. Abantu bafite intimba. Ukaba wari ufite business yawe ukora ucuruza, ariko coronavirus kazi kabyica bigahomba. Ubwo nawe ufite intimba. Imana ihabwe icyubahiro, Imana idutabare. Ukaba wari ufite inshuti mwapanze ubukwe, ariko wajya kumva yaragutaye yagiye gushaka undi, nawe ubwo ukaba ufite iyo ntimba. Ariko mwese abafite izo ntimba, mwese abafite izo ntimba zitandukanye, ngo izo ntimba nizo yishyizeho kandi imibabaro yanyu niyo yikoreye. Akongera akavuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ngewe sinshobora kukuruhura, nawe ntiwanduhura, ariko uyu munsi wa none ibyo bintu bikuruhije, ibyo bintu bikuremereye, reka tubishyire Kristo Yesu. Imana yaremye ijuru n'isi niyo ifite ububasha bwo gukuraho ibyo bintu bidukandamije, kuko ijambo ry'Imana n'ubundi riravuga muri Zaburi 24 ngo isi n'ibiyuzuye n'abantu bayirimo n'iby'Uwiteka. Ifite ububasha bwo gukuraho ibibazo byose nk'uko ishobora kubyemera bikabaho. Ifite ububasha bwo gukiza abantu bo kuri iyi si, ifite ububasha bwo gukemura ibibazo, ifite ububasha bwo kurangiza iyi ndwara yitwa corona ikayikuraho, abantu bakongera bagasubira mu buzima. Ifite ububasha bwo guhumuriza umutima wawe usobetswe n'amaganya, ukongera ukaruhuka mu mutima. Ibyo bintu byose bikuraje inshinga, ibyo bintu bituma udasinzira bigakurwaho. Iryo deni wananiwe kwishyura, Imana ishobora guca inzira ukaryishyura. Ibyo bintu biguhangayikishe, uko kubura akazi ukavuga uti nzabaho ne, nzabona amafaranga ne kugira ngo mbeho, Imana ishobora kuguha akazi. Kuba ukiriho ni ikimenyetso kivuga ngo haracyari amahirwe yuko Imana yakugirira neza. Muri Zaburi 18:17 haravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Kuba ukiriho hari amahirwe menshi ufite kugira ngo Imana ibe yakugirira neza. Gusa icyo usabwa ni ukwitwara neza mu nzira z'Imana kugira ngo Imana nayo ibone ukuntu yagukemurira ibibazo. Ngo ntabaza ndagutabara ngo hishurire ibihishwe utamenya. Hari ibintu biba bihishwe ariko Imana ibizi. Nukuvuga ngo Imana amabanga yayo, ibyo bintu bihishwe, ubwo bwiru bw'Imana, ubutunzi bw'Imana ibuhishurira ikanabuha babandi bayikunda bayubaha. Kandi nawe ndifuza ngo ube muri abo ngabo bagirirwa neza n'Imana, bahumurizwa n'Imana, bakemurirwa ibibazo n'Imana, bafashwa n'Imana. Uburimo nanjye mbe ndimo, ariko kondisiyo no kugira ngo twebwe tuyishake ngo yemwe abarushye n'abaremerewe munsange. Imana irashaka ngo tuyisange gute? Dusoma ijambo ryayo, twiyiriza ubusa, tugasenga, dukiranuka, kuko Imana ngo ntabwo yita ku masengesho y'abanyabyaha. Iyo ushaka kugira ngo Imana ikugirire neza unayibone, ni ukwitandukanya n'ibyaha, ukitandukanya n'ibibi, ukayisenga ikakumva. Ngo amasengesho y'umunyabyaha ni kizira kuwiteka, kandi ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye umwete. Tukagira kwizera yuko iyo mitwaro yose yayidukuraho. Imana itugirire neza, Imana idutabare. Ibyo bintu rero by'ibikomere biri mu mutima wawe ni ibintu bishobora kukubuza gutera imbere. Ibyo bintu by'ibikomere biri mu mutima wawe ntibishobora gutuma usenga ngo Imana igire icyo yakumarira. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'ibikomere biba bimeze nk'ibikuta bigukingiriza ukubona amasezerano yawe, bituma utareba ubwiza bw'Imana,
ngo n'abanyarwanda baravuga ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Ni ukuvuga ngo iyo umutima urimo amaganya ukabamo ubwihebe ukabamo ibintu byitwa intimba, ntabwo byatuma umuntu asenga Imana ngo yumve yasubizwa. Ubwo ni ukuvuga ngo haba hari ikintu cy'igikuta kigutandukanya n'ubwiza bw'Imana, ari byo bintu bita intimba n'amaganya n'ibikomere. Ariko uyu munsi Imana irashaka kugira ngo ibyo bintu by'intimba n'amaganya n'ibikomere bive mu mutima wawe, noneho Imana yinjizemo ijambo nk'iri ngiri tukubwiriza, aba ari ryo riguhumuriza, ari ryo rikwereka ejo hazaza. Niyo mpamvu rero aka kanya ndagira ngo utekereze kuri ayo magambo yo muri Yesaya 53:4 kugeza kuri 5 na Matayo 11:28 kugeza kuri 29. Ubitekerezeho, urasanga hari intimba, hari imitwaro ufite, Imana yiteguye kuyikuraho ikakugira umudendezo, ngo namwe muzamenye ukuri, kandi uko kuri niko kuzaba batura. Ukuri ni uku nguku, ni ijambo ry'Imana tuba tukubwiye. Kuko nshobora kuguha amafaranga yo gukemura ikibazo cyawe cy'uyu munsi, ariko ejo icya kibazo kikongera kikagaruka. Nshobora kukubwira amagambo meza nkakubwira ntihangane, ariko sinakukemura ikibazo cyawe burundu. Ariko iyo wizeye ijambo ry'Imana ugashaka Imana niyo yagukemurira ikibazo cyawe burundu, kuko iyo Kristo umwakiriye mu mutima wawe akaza agaturamo, ubwami bw'Imana buraza bugatura mu mutima wawe. Kuko twabonye yuko ngo ubwami bw'Imana si ubwo kurya cyangwa kunywa, ahubwo ngo nubwo gukiranuka, ni amahoro n'ibyishimo. Ibyo rero iyo wakira ubwami bw'Imana ari we Yesu Kristo akaza mu mutima wagaturamo, uhorana umunezero, uhorana amahoro yo mu mutima. Si ya mahoro azanwa nuko ufite ayo mafaranga, si ya mahoro azanwa nuko ufite umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, si ya mahoro azanwa n'ubutunzi bwo muri isi, woya. Ahubwo ni ya mahoro azanwe na Kristo Yesu, ya yandi agumamo, ya yandi ashobora kuba yagufasha ugaseka no mu bibazo, ya mahoro ashobora gutuma unezerwa kandi ufite ibibazo, ya mahoro ashobora gutuma ubuzima bwawe bukomeza mu butayu. Urabona Abisirayeli igihe bajyaga mu gihugu cy'amasezerano bava ahantu bita Egiputa, baciye mu nyanja itukura. Inyanja itukura nawe Imana yayigucishamo mu izina rya Yesu, bagera mu butayu batungwaga na mana. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kukunyuza muri ubwo butayu ikagutunga, nk'uko benshi Imana yabanyujije muri iyi coronavirus. Ubu nabwo ni ubutayu. Mu butayu benshi baritotombye, mu butayu benshi barahaguye, benshi baravuga bati, bakabwira Mose bati, Mose watuzaniraga iki muri ubu butayu kugira ngo dupfire? Nta mva zari ziri muri Egiputa. Abo bantu rero ntabwo bigeze bagera mu gihugu cy'amasezerano, baguye muri ubwo butayu. Ariko abantu bashoboye kugera mu gihugu cy'amasezerano ni abantu babiri, witwa Kalebu na Joshua. Abo barihanganye, babintwari barihangana. Abandi bagezeyo n'abana bagiye bavukira muri ubwo butayu. Rero nshuti muvandimwe, nawe mu butayu urimo, irinde kwiganyira, irinde kwitotomba, ahubwo gira kwizera kugira ngo uzagere ku masezerano yawe. Imana yo ntijibeshya, abana b'abantu bashobora kubeshya, ariko Imana yo ntibeshya. Ya masezerano yagusezeranyije izayakugezaho, nukomeza ukaba umwizerwa, nukomeza ukihangana nk'uko Kalebu na Joshua bihanganiye ubwo butayu, bakihanganira ririya zuba, bakihanganira iriya nzara, bakihanganira gutukwa. Nawe Imana irakubwira ngo wihangane, igihe kizagera ugere ku masezerano yawe, ugere ku byo Imana yagusezeranyije, kandi ubigereho neza. Soza rero ndagira ngo nshuti muvandimwe, nkwibutse yuko izo ntimba zawe, ibyo bintu biguhangayikishije, ibyo bintu bituma udasinzira, Kristo Yesu yiteguye kubigukuraho akakuruhura, ngo namwe muzabona uburuhukiro. Izere Kristo Yesu, izere Imana, imenye yuko Imana ishobora byose, Imana yakuremye, Imana yagukemuriye bya bibazo. Yega ikibazo abantu bagira nuko bibagirwa aho Imana yabakuye, bakibagirwa ibibazo byinshi yabacishijemo. Ugiye kwitegereza ikibazo ufite uyu munsi, ushobora gusanga hari ikibazo wigeze gucamo Imana ikagucishamo, ndetse cyarutaga n'iki ngiki uri uyu munsi. Imana yakemuye cya kibazo mu bihe byashize, ni nayo Mana uyu munsi yakemura icyo kibazo cyawe, ni nayo Mana yagukiza izo ntimba.
ikagukuraho iyo mibabaro uyu munsi, reka nkusengere. Witeka Mana, nsengeye umuntu unyumva kugira ngo umukemurire iki kibazo, umukureho izi ntimba zose zimuri mu mutima, umukureho icyo kibazo gituma adasinzira, umuhe amahoro yo mu mutima kandi umuhe uburuhukiro bwo mu mutima, ajya agenda anezerewe, amenye yuko nta joro ridacya, kandi ajya amenya yuko Imana yaremye ijuru n'isi iracyari kumwe nawe. Urakoze yuko umuruhuye mu izina rya Yesu Kristo, amen.